kudepoza biravuna nshuti yanjye biravuna wigeze udepozaho hamwe se biranga uhitamo kwikorera oya n'ubu ngubu nanadepoza ariko hari kampani i Kigali nashatse kuvuga izina nigeze kudepozamo yari kampani y'abashinwa yego n'umushinwa yarabonye akavuga ati reka ntago byavamo kubera iki ntago mbizi sha inda yo ntago yabura cyangwa se iyo sida itaje hazinda ko ndakeka ntago waryamana n'umuhungu kabiri gatatu ukwe umwaka ugashira ataguteye inda bose byaba biri biki ya right reka ngushimire kandi ngwikaze inshuti mukunzi w'impambanyayo TV ngushimiye ko udahwema kubana natwe mu biganiro byacu bitandukanye aho uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se imahanga nitwa Ozana the Sax imbere ya telefone yawe cyangwa se ya televiziyo yawe urabasha kuhabona umukobwa mwiza yambaye ribbons zizuba n'umukobwa w'inzobe asa neza cyane yitwa Yvette. Yvette ndagusuje kandi ngwaye ikaze ku Mpambanyayo TV. Murakoze cyane. Amakuru yawe Yvette? Amakuru ni meza. Yes, nawe ugiye gutangira wibwira abakunzi b'Impambanyayo TV nshobora kuba navuze bike kuri wowe hanyuma babwire birambuye byinshi kuri wowe. Murakoze, amazina yanjye nitwa Ishimwe Yvette. Ndi umwana w'umukobwa w'imyaka mikeya cyane, imyaka 23. Yamaye. Ndi umucuruzi. Yego. Ndi n'umukristo. Yego, umukristo w'irihe torero? Mu itorero ry'Abadventiste. Yego. Yvette waburirimba? Oya. Ntabwo uririmba. Okay. Reka twivugire kuri business, twivugire no ku bintu bitandukanye. Ukora iyihe business? Business nkora ni business y'ubucuruzi. Yego. Muri business y'ubucuruzi uri mu kihe gisata? Ucuruza imyenda, ucuruza inkweto, ucuruza ibibanza, uri mu komisiyoneri bimeze bite? Ncuruza imyenda. Imyenda y'abamama, y'abakobwa, y'abahungu yose urayicuruza. Okay, byiza cyane. Naho ngaho rero tugiye kwerekeza uyu munsi twahisemo kwerekeza muri mu gisata cya business. Abantu rero badukurikiye barimo kwibaza bati noneho uyu munsi niye mpamba mutuzaniye. Turashaka kuba impamba ishobora kubafasha mu bucuruzi bwanyu butandukanye. Ibintu mukora bikabasha kuba successful bikagenda neza cyane. Yvette watangiye gucuruza ryari? Ntabwo ari igihe kinini gishize ncuruza iyo imyenda ne y'abahungu n'iy'abakobwa hashize imyaka 2. Yego. Bwa mbere ntarajya gucuruza imyenda y'abahungu n'abakobwa nacuruzaga ibiribwa. Yego. Wacuruzaga ibiribwa by'ubuhe bwoko? Nacuruzaga imbuto. Okay, imbuto. Birumvikana. Wabonaga bitagenda ku buryo wahisemo gufata icyemezo cyo kujya gucuruza imyenda y'abahungu n'abakobwa? Oya, imbuto ziragenda ariko umuntu agira uko yagura ibintu. Yego. Niyo mpamvu nahise njya mu bindi nkajya gukorera mu mujyi wa Kigali. Yego, ariko hano tugusanze ni mu mujyi wa Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Ni uvuka cyangwa waje mu butembere? Musanze niho mvuka. Okay, byiza cyane. Uyu Musanze wafata gute? Ni umujyi umeze gute kuri wowe? Musanze ni umujyi mwiza. Umuntu wese ushaka gucuruza yaze Musanze kuko ubuzima bw'Musanze buroroha ntago ari nk'ubw'i Kigali. Wowe wahisemo kujya i Kigali uhunze Musanze kubera iki? Impamvu nahisemo kujya i Kigali ni impamvu z'ishuri. Yego. Wiga i Kigali akaba ari naho ukorera. Kiza cyane birumvikana. Sasa turagira ngo uduhe rero uburyo wageze muri Kigali. Bwa mbere winjira muri Kigali vibes wari ufite nyine nk'umukobwa winjiye muri Kigali. Nekereza ko bwari ubwa mbere winjira muri Kigali cyangwa wari usanzwe uhagenda bisanzwe? Nari nsanzwe mpagenda ariko nibwo bwa mbere nari ngiye kuhakora business. Yego. Ni urugamba rukomeye cyane kwinjira muri Kigali ku mwana w'umukobwa ukiri muto. Yego. Ntabwo biba byoroshye. Ubundi watangiye winjiye muri business muri Kigali ufite imyaka ingahe exactly? Ninjiye muri business Kigali mfite imyaka 21. Yego.
nubwo 23 itari yuzura neza ariko iri hafi kuzura. Yego. Ntabwo biba byoroshye umwana w'umukobwa kwinjira muri Kigali asize ababyeyi Musanze. Yego. N'ababyeyi nabo ntabwo baba basigaye batuje kuko umwana w'umukobwa kuva mu rugo ngo agiye muri business. Yego. Ni ibintu byinshi ahurirayo nabyo. Ariko iyo uri umwana usenga waravukiye mu rugo rw'abakristo warize gusenga, urasenga Imana ikagufasha mu byo ugiyemo byose. Yego. Bikazagenda neza. Yego. Hanyuma urasa naho hari ibishuko wahuriyemo nabyo i Kigali, akaba ariyo mpamvu urimo kuvuga uti ntabwo biba byoroshye. Duhe ishusho nyine y'ibyo bishuko bikunda gutera abana b'abakobwa iyo bari mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu mijyi itandukanye. Ni nk'ibihe bishuko bikunda gutera? Ibishuko ku bana b'abakobwa ntabwo byabura. Yego. Akenshi iyo ugiye kwikorera bigusaba ko uba wenyine. Hari abatifuza kuba muri famiye. Yego. Ugahitamo kujya kwikodeshereza kuba muri ghetto. Yego. Ibishuko abana b'abakobwa duhura nabyo muri Kigali. Yego. Duhura n'ikibazo cy'abasore n'abagabo babashuka. Yego. Ikibazo cy'abagabo n'abasore, ariko ubanza ko k'abagabo n'abasore ari ikibazo. Kwera icyo uvuze ngo ni ikibazo cy'abagabo n'abasore? Bibaho. Bibaho gute? Dusobanurire, biba bimeze bite? Do deep history y'ukuntu biba bimeze. Nkanjye ni ambo birumvikana. Iyo ugeze muri Kigali kame muri kodeshereza, hari n'igihe utashye utagurishije ugatekereza ukuntu waje ku kazi uteze. Yego. Uri butaye wongeye gutega ugasanga biragucanze. Uwo munsi iyo watashe utagurishije, abacuruzi mukunda kubyita gute? Eba warasefo. Warasefo. Hanyuma ukavuga uti nyamara naje nteze ntabwo ngiye kugenda n'amaguru. Reka ntago bibaho. Icyo gihe iyo bigenze bityo rero ukoresha ubuhe buryo? Ubigenza ute sasa? Icyo gihe iyo bigenze bityo, iyo ugeze muri Kigali uhurirayo n'inshuti nyinshi, abakobwa, abamama, abasore, abagabo. Yego. Birumvikana ubwo nyine nta kundi ubigenza. Ureba ya nshuti yawe nyine mukunda kuvugana cyane. Y'umugore? Oya, umugore se buriya yagutwara. Ndumviye koko. Umugore ntabwo yagutwara. Uhita ubigenza ute sasa? Icyo gihe uhamagara umukobwa mugenzi wawe? Ushobora no kumuhamagara ariko umukobwa ntabwo yagutwara. Icyo gihe uhamagara nde sasa? Icyo gihe bakunda kuvuga. Yego. Ngo hari agaterme nyine kajya kaba ahantu nyine ntavuze. Yego. Bajya bavuga. Yego. Abakobwa nyine bajya babwira abakobwa bagenzi babo ngo hamagara wa muntu naguhayemo pasi. Sure. Ibyo bintu biba mu kahe karere? Oya, mbarira. Hanyuma ugahita uhamagara wa muntu baguhayemo pasi. Uhamagara nyine wa muntu baguhayemo pasi. Ubwo nyine agahita akaza kugutwara. Sawa. Okay, agahita aza kugutwara ubundi ibintu bikagenda neza. Iyo akugejeje iwawe kuri ghetto sasa, arakubwira ati Imana. Ahubwo ikintu nibaza. Yego. Iyo akugejeje yo njye nyine ntabwo birambaho. Ngira ngo byakubaye. Oya ntabwo byambaye. Aha. Yego. Ntabwo byambaye ngiye mpora n'abakiriya badasanzwe. Ntabwo ugira ikibazo cyo kubura abakiriya ngo ube wahamagara umuntu baguhayemo pasi. Oya nahamagara undi muntu ariko sinahamagara umuntu bamayemo pasi. Okay. Icyo wibaza ni iki hagati aho? Icyo nibaza iyo akugejejeyo ejo utegute. Ngiye ni ikibazo nshaka kuzababaza. Iyo akugejejeyo umunsi ukurikiyeho ko buba wumva ko warase wabuze itike umunsi ukurikiyeho utegute. Ntekereza ngewe nubwo ntari bo ariko ntekereza yuko yongera nyine cyangwa gusigira amafaranga uzategeje. Okay, it's fine. Agusigira amafaranga uzategeje cyangwa se akakubwira ati okay call me. Ejo nzongere nze ngutware nta kibazo. Uwo muntu ndanamushaka. Uwo muntu kuko hano nkorera nta ni kure rwose. Uwo muntu uri kureba uzareba iyi ntuzi. Aka kavido rwose samba rumemo pase y'umuntu uzajya untwara.
rwose nawe ahantu utaha ni kure pe. ni kure byatari birangora. Iyo amaze kugutwara sasa akugejeje aho uba muri ghetto, umunsi ukurikiyeho nabwo akagutwara, igikurikiraho gusa urumva yagutwara iminsi 3, ubwo se umunsi ukurikiyeho wongeye kurata nubona abakiriya. Nekereza ko atagutwara nyine kuko nawe bafite ibindi biraka bitandukanye. Hari umukobwa waba waraguhaye akapase? Njyewe rero uranditonda. We uritonda koko. Nta pase bari bama nukuri. Uritonda koko. Ahubwo yinshakire. Pase oya nta. Sibye ko umwana w'abandi nawe ngiye kumubangamira no kumugora, ariko ubundi yinshakire da. Nawe arabyumva ko gutaha bingora. Birakugora nukuri. Birangora cyane. Ariko se nyuma yuko bikugora, wenda wowe ntabwo birakubaho, ariko hari abo byabayeho. Niba uyu munsi agutwaye, kandi turimo kuvuga ibintu bibaho pe. Okay, bibaho. Izana bibaho cyane. Yego. Nk'umwana w'umukobwa w'imyaka mikeya cyane, ejo bundi wumvisha abahanzi bafunze, uramanzi yararenganye. Ariko naje kubona indi post ivuga yuko ari ikinyoma, ari ukubeshya. Njye rwose ari byo baramufunze, uramanzi yabararenganye. Nta kuntu umwana w'umukobwa yakwizana kukureba bakaza kugufata batanamugusanganye nawe. Yego. Ahubwo we wamuranze ahantu ari, yararenganye uriya muhungu. Tubarenganure mu buhe buryo bari? Oya ntago wabarenganura, ntago uri leta rwose, ariko njyewe reka nkubwire, reba none reka nishe mu kimbo cye cy'uwo mukobwa. Yego. Ndi umwana w'imyaka 10, ni yari afite imyaka 17. Nje kugusura. Urizanye pe. Nose se abayizanye. Nese niwe wamuhamagaye, niwe umukobwa niwe wamwihamagariye. Yego. Niwe wamwihamagariye, mbyibuka neza. Niwe wamwihamagariye. Umwana aratega ajya kumureba da. Yego. Urumva ko nyine yaramwizaniye. Nuko nyine hajemo kuba umwana afite mwene wabo ukomeye. Yego. Na wundi uriya mwana w'umukobwa rwose, niba azakurikirana iki kiganiro rwose azisubireho. Aracyari umwana. Yego. Aracyari umwana. Ariko nayiga tuze arangize kwiga biravuna. Ntabwo imirimo ibiri ntabwo yifatanya. Yego. Ariko biragaragara yuko yari umukobwa bateganyaga gukoresha mu mashusho, kandi twigeze kubona n'ifoto nyine ari mu kibafu barimo gufata amashusho. Ese ubitekereza ute? Niba uri umuhungu urajya gukoresha umwana w'imyaka 17 mu mashusho, ubwo se urumva ari sawa? Yvette, wowe ubifata ute nyine kuba umukobwa nk'uriya yaragiye nyine mu mashusho y'abastari nk'abariya, hanyuma bakaza kugira ukuntu bagambanirwa? Wowe ubifata gute? Ako njyewe sinigeze menya ukuntu byagenze, ntabwo nabikurikiranye byose ngo birangire. Mperuka nkurikirana ngo hari umutipe wari wakoresheje bidi. Yego. Niwe batahanye. Nuzubwo urumva yaragiye mu mashusho cyangwa yaragiye muri anniversaire. Simbizi, tuzabikurikirana neza tubimenye. Sasa kuri wowe Yvette, nubuye butumwa w'abana b'abakobwa bishora mu ngeso mbi nka ziriya? N'abakobwa rero niba bashaka bashira agapira hasi. Bakora iki sasa? Cyambere n'ukwiga ugashaka imibereho y'ejo hazaza. Ntabwo cyambere rero kwishora mu busambanyi, mu ngeso mbi, mu businzi, ntabwo birari byo byambere. Cyambere no gukorera amafaranga. Yego. Kazareba ko wazasaza neza. Okay, hanyuma nanone tunasoza ikiganiro cyacu, watubwiye ko uri umucuruzi ukorera mu mujyi wa Kigali. Nibiye bishuko abana b'abakobwa baba mu mujyi wa Kigali ndetse no mu mijyi itandukanye bakunda guhura nabyo bakabaye birinda? Wowe ufite yenda bunararibonye, wagira inama basangiza cyangwa se ijambo ry'impamvu baha? Ibishuko ni byinshi. Yego. Ibishuko ni byinshi abakobwa bahura nabyo. Ako iyo ubyifashemo neza, ubitambukamo neza, itore. Yego. Ako icyo nashishikariza abana b'abakobwa bari munsi y'imyaka 18. Imyaka 18 niyo myaka y'ubukure. Yego. Nuko bakiga. Ndakeka nta mwana niyo yaba ari muri secondaire, muri 6e secondaire, ikiza nuko yakiga agakomeza university. Ikishimisha umubyeyi nuko umwana
yiga akabona amanota meza agakomeza kwiga muri universite agakomeza akabona akazi keza akabasha kuba yafasha umubyeyi wamufashije akamubyara akamurihira kugeza ageze aho ngaho ageze. Hanyuma Yvette reka tuvuge gatoya ku muco nyarwanda. Umuco nyarwanda uvuga iki kuri ibyo bintu? Umuco nyarwanda icyo uvuga kuri ibyo bintu? Yego. Abana nibige nibige babona akazi. Yego. Nyuma yo kubona akazi bazashaka abagore cyangwa bashaka abagabo. Bazashaka abagore cyangwa bashaka abagabo, ariko ibintu by'ubusambanyi rwose mana, nshuti zanjye, barumuna banjye, bakuru banjye, basaza banjye, rwose ibyo bintu tubireke, ntabwo ari byiza. Ariko hari umwana twiganye muri tronkomere. Yego. Yajyaga ambwira ati ngiye rwose Yvette ntabwo nzashaka vuba. Yego, kubera iki? Ati impamvu yambwira ntabwo azashaka vuba, yari umwana umwe iwabo yasigaranye na mama we. Yego. Akumva ko aramutse ashatse vuba ntabwo yabagejeje ku hagiye abana duha ba mama icyizere, aba mama bacu tukabwira nkanjye nkunda mama cyane, nk'iyo ukunda mama wawe cyane ukabwira ati mama ati ngiye nzakugurira ibi, nzakugeza kuri ibi ngibi, nzakugurira igitenge, ako nyine ngo nzakugurira igitenge, nzakuzanira umukwe, ibintu nk'ibyo nyine mama wawe akicara avuze ati buryo uzi ko umwana wanjye avuze ubwenge, akavuga ati hariya mpafite umukobwa. Umwana twajyaga tuvuga nkamubwira se kubera iki wumva udashaka gushaka? Ati ngiye ntabwo numva nshaka gushaka vuba. Kubera iki? Ati ngewe ikintu nshaka kurangiza kwiga nkabona akazi. Yego. Byamubereye byiza akazi arakabona pe keza kanamuhemba neza, arangije secondaire ntabwo twizeye mu superieur ahantu hamwe. Yego. Abona akazi keza akamuha amafaranga menshi cyane. Yego. None akajya mbaza ati se wowe bite? Nabwanjye ni kwa kundi nyine ni ugushakiriza icyo gihe nacuruzaga inaha, ni ugushakishiriza inaha. Yego. Nkareba ko ubuzima bwa kisunika. Yego. Niko najyaga mubwira. Ariko naje hari igihe ikintu kikubaho ukavuga ati mana yanjye ngiye ibintu bibaye rwose biranantunguye. Hari igihe umuntu apfuye ukavuga ati rwose umuntu aranantunguye. Byaje kurangira ashatse, bya bindi byose yitaga ko azaha umubyeyi we atabimuhaye, ntabwo ari ukumukomeretsa cyangwa ngo muvugire imbere ya kamera, ariko biba bibabaje cyane. Yego. Bibabaje cyane kubona umwana w'umukobwa, buriya niba ari ikintu ntinya inda na sida. Sure. Cyane. Ubitinyira iki? Icya mbere iyo utifashe ukishora mu busambanyi, yego, ushobora kuhakura kimwe muri ibyo ngibyo, ntabwo wahava utakuye kimwe muri ibyo ngibyo. Yego. Ariko iyo wifashe n'umugabo wawe n'umuhungu uzakurambagiza azavuga ati umwana aritonda, bitewe n'ibyo akubonyeho. Yego. Ariko iyo witwaye nabi ukijyana muri ibyo bintu by'ubusambanyi, muri ibyo bishuko byo kunywa inzoga, yego, inda yo ntago yabura cyangwa sida. Iyo sida itaje haza inda, kuko ndakeka ntabwo waryamana n'umuhungu kabiri gatatu umwaka ugashira ataguteye inda, bose byaba biri bike. Ntabwo byabaho. Hanyuma Yvette, reka tuvuge no mu buzima busanzwe. Ubundi iyo umuntu ari muri Kigali ababayeho ubuzima butandukanye n'ubwo abaho ari mu ntara. Ahubwo vuga ngo ababayeho n'ubuzima butandukanye n'ubwo abaho ari mu rugo iwabo. Nkanjye se nkorera inaha ko nta kintu nahaha mu rugo. Ariko iyo uri Kigali mama ajya ambwira ati uzaze ube nango uhahire. Ariko iyo uri Kigali urihaye. Ako ndi Kigali byose ndabimenya. Sure. Menya ko inzu ngomba kwishyura inzu. Inzu yatobotse. Nkamenya ko ibintu byashize. Ahubwo se hano mu rugo rwose. Ahubwo zangere ukamubwira unshakire ahantu ndi bukorere inaha. Kuko ndi kubona ziri kunjabuka pe. Ziri kunjabuka cyane. Ariko nanone tuvuge nyine ali experience ufite yo kuba warakoreye muri Kigali. Kuba narabaye njyenyine. Yego. Bifiteho ntago ari igihe kinini, ariko
ndabyibuka njya kuba i Kigali nabwiye umuhungu twari inshuti yego ndabwira ngiye i Kigali umuhungu hari igihe ahita gutakariza icyizere yego uvuga ati se umwana ugiye i Kigali ubungubu koko mana yanjye ko nashoboraga kumujera ari iwabo ubu akaba yambutse uturere tungahe ati karabaye akaba nsanze muri Kigali yego ubwo urumva ibyo bintu ari amahoro njye ntabwo nabibwiye nawe ariko nabibwiwe n'umushuti we yambwiye ati rwose kuba wagiye i Kigali kabaye ati ntago ari kubyumva neza ariko ngewe ku giti cyanjye n'amarangamutima yanjye numvaga nshaka kujya i Kigali yego numvaga nshaka gukorera i Kigali pe numvaga mbishaka niyo nyota wari ufite yo gukorera i Kigali numvaga nyine Kigali ari isi wumvaga i Kigali ari sawa ari ahantu heza ariko waje kuhangute ikintu cyatumye mpanga i Kigali ibintu byose biragoranye yego biragoranye ugendeye ku mafaranga tuba tubona yego ntago Kigali ari sawa ugendeye kuri experience ufite muri Kigali nibiye bishuko bikunda kugora abana b'abakobwa iyo bageze mu mujyi wa Kigali ugasanga bishobora no kubabuza izo nyungu bashakaga n'abahungu yewe we n'abahungu n'abagabo bonyine nase umukobwa yashuka umukobwa ariko ashobora kumushuka bakajyana muri ibyo bintu by'intuza hari igihe umukobwa ajya kubwira ati ngwino nguye pasi yehe yamara kugwa pasi ubwo nyine nayo pasi guhiriye bakujyana mu mogo ibintu bikaba sawa cyane urumva nyine uhita umutegurira impano nyine nk'umuntu waguhaye pasi ariko nyine bishuka mu mujyi wa Kigali ntago nahamye 100% ko biriyo kuko n'ahandi hose mu gihugu bishuko birahari n'ahandi bishuko bitari ariko yego i Kigali ni hatari abana b'abakobwa bitware bate muri ibyo bishuko rero hano abakobwa rero bareke ibintu bya bige bashaka akazi yego nibabona akazi baryame oya nibabona ariko se mbwire nibabona akazi azabona n'ibindi yego iyo umuntu afite akazi abona none se bitamuhiriye ko abona akazi yicari wawe aho kwica ntabwo ari sawa rero buryo bwose burya uzarebe niyo umukozi bamwirukanye ku kazi uhita utekereza ibintu byinshi ntabwo utekereza amafaranga wasevinze mu gihe cyose wari ufite akazi uhita utekereza ukuntu ugiye guta umutwe ushaka akandi kazi kudepoza biravuna inshuti yanjye biravuna wigeze udepozaho hamwe se biranga uhitamo kwikorera oya n'ubu ngubu ntanadepoza ariko nyine kudepoza biravuna biravuna ujya mu karere kamwe ndakeka ahantu nageze kudepoza yego hari kampani i Kigali nashatse kuvuga izina nigeze kudepozamo yari kampani y'abashinwa yego n'umushinwa yarabonye akavuga ati reka ntago byavamo kubera iki ntago mbizi cyangwa akoresha abantu bananutse gusa umushinwa wasanga akoresha usanga yarakubonye aravuga ati aho siko nari nanutse ko nari mbyibushye koko aravuga ati uyu mukobwa wadashobora kwikorera nabonaga ibintu byose yasabye byose mbifite ubundi nyuma aguha akamesaje ati yewe we aho kanshimira umusaza wanjye wangiriye inama yo kwikorera yego ni umuntu w'umugabo kwikorera usanga ari sawa cyane akoreka mubwire niyo wikoreye ugahomba yego urabyimenyera ako ntabwo wajya kubwira bosi ngo wahombye mu bucuruzi ni ibihe bibazo mukunda guhura nabyo bikabagora ugasanga nyine umuntu afashe n'icyemezo cyo kubivamo mani mu bucuruzi turahomba murahomba nicyo kintu ase uzakankubaze ubu ngubu uzi kuvuga sibyo oya ntabwo nzi oya umucuruzi ngo amagambo yego ukagenda ugashira hari iduka ubuze ibintu birimo uswaye igihe bazakana kwiba none bazo ukorera umukire yego yakwica ako ngewe nose ntago bivuze ngo uko ntakunda kame nkunda ibintu nize nkunda kuzakora ibintu nize yego ibintu by'ubukerarugendo ndabikunda cyane nuko nyine biba byanze umuntu akajya gushakishiriza ahandi ariko ntuzajya mu bucuruzi tuvuge yenda hari umuntu wigeze kumbwira nawe sinzi niba byarakubayeho ambwira ati hari igihe kijya kigera tukarata pe wewe ukwezi kugashira
warase pe none bazumva mu mujyi ugataha i Kanombe so wazi yego nareba urwo rugendo ubwo se nkahita umbwira inama yo gushaka umuntu hafi 30-40 uzi ko ugenda na moto 30 ndumiye koko ubwo n'amaguru bijya kugira ku isaha amaguru sawa amaguru abwo bivamo ubigenza ute sasa iyo byakubayeho gutyo kwa kundi wambwiye ngo urabyimenyera ngewe mfite umuryango nkunda mfite mama nkunda mfite bene wacu bankunda ahita kwereza agati icyo mitanya ati mere byanze iyo mere akubwiye ati byanze koko natwe shaka ukundi kuntu wirwana ubigenza ute ako rero ntago njya mbana nabi ngewe niyo mpamvu nakubwiye ndi n'umwana mwiza ariko buriya ako nanaguhamagara buryo bwose rambwiye ati shaho zaye kamubwira ibintu byanze none se ko nta modoka nigirira wawe oya nta modoka akoze none se nakugeza i Kanombe ko imodoka koko akubona bitambera ukwicara mu modoka oya byakubera ariko se nanone tuvuge nyine uracyari umukobwa ntabwo urabona umugabo ufite imodoka urimo gutaha ujya i Kanombe ugahura n'umugabo urimo kwitemberera atashye nawe ntabwo yaguha kalifti oya ko kalifti rwose kubahwe yakama nuko yakaguha none se ashobora kumara lifti ashobora kumara lifti akangeza mu rugo agataha sawa ati bye okay ku munsi ukurikiyeho ntabwo ahita aguha ngo bye yego aguha kanimero agenda avuze ati rwose akanamba ndagakeneye nyuma y'akanimero yego nditonda cyane ako kanimero arakubwira ati ku cyumweru uzaze tujyane mu misa oya ku isabato mujyana mu rusengero tujya gusenga Nyamirambo ariko noneho ndumiwe okay aguhaye lift rimwe aguhaye lift bwa kabiri bwa gatatu bigenda bite Yvette ubu bwa gatatu ntago biramba ariko yego ubwa gatatu mu ngo ashaka ati dusohokana hano tujya gusangira numvikana hari abana beza hari umuntu ushaka kukubwira rego iyo utangiye gutereta umukobwa ako kanya tunamubona yego ntago bisaba ngo muzamarane imyaka ariko nyine iyo mumenanye imyaka hari byinshi ugenda ubona ariko iyo utangiye gutereta umukobwa rero ntajya yihishira yego uhita umubona ukavuga ati ashobora guhita atekereza turiya mukobwa ndavuga ku ruhande rw'umusore yego avuga turiya mukobwa turamutse dukomeje kuvugana hari ibintu nyine byinshi byazacamo abana beza barahari ariko nukuri ndumiwe ati byahita bicamo pe uziko hari umuntu nzi wateretse umukobwa mu kwa mbere mu kwa kane bagakora ubukwe mu kwa mbere mu kwa kane bagakora ariko hari n'abukora ako kanya mukarara bubaye kuri umuhungu ukamubaza bagomba rero kubera kuri n'umunyamakuru nta kibazo iyo uteretse umukobwa mukamarana icyumweru uba utamumenye icyumweru basi dufata ukwezi hari igihe ashobora kukwihishamo wa mukobwa mu cyumweru kimwe ashobora kukwihishamo rero waba wamenye mu cyumweru kimwe waba wamenye rwose abahungu bari hanze rwose ndabarangiye njyawe ngenda ndashaka n'umuntu rwose kuko simvuze ko ntamukunda yego uwo ufite ntabwo afite imodoka nta modoka afite kandi wowe wishakira umugabo ufite imodoka oya ntabwo nshaka umugabo ufite imodoka nubwo abantu bajya bavuga ngo imyaka 23 ni mike ariko mba numva ari myinshi erega uriya mubyeyi akeneye umukwe none se ubu nta mukwe akeneye koko aramukeneye no kubona abuzukuru abuzukuru bubahwe umusore uri kureba iyi interview agira ukuntu ngiye kamubwire umusore kanjye ariko akanimero kawe koko ikibazo nuko nawe yabibonamo akabona ko natanze nimero oya nicyo kibazo turaza kuyimuha mu buryo atwandikire turayimuha kuri rwose unyandikire akwandikire araza kubona nimero yawe sana Yvette dusoza ikiganiro twagiranye n'ubuye butumwa cyangwa se ijambo ry'impamba wagenera abakunzi b'impamba nyayo TV abakunzi b'impamba nyayo TV rwose mujye mukurikirana ibiganiro yego ibiganiro byawe ni byiza cyane birafasha birigisha kandi abakozi babo b'impamba nyayo TV ndabashimiye cyane n'abantu b'abagabo
bubahwe cyane. Hanyuma bubahwe. dusoza ikiganiro cyacu reka tugushimire Yvette ko witabiriye ubutumire bwacu kaza ku Mpambanyayo TV tukaba twaganiriye ibintu by'ingenzi. Amahoro y'Imana akomeze kukubaho kandi Imana igumugisha.